Rero ni ukubashimira Imana yuko Imana yabanye namwe muri ibi bihe twari tumaze tudaterana. Icya kabiri, ni ubuhamya bw'umuntu witwa Dawidi, umwami Dawidi, kuko ari mu bantu Bibiliya iduha nk'igitegererezo cy'umuntu yagendanye n'Imana. Ibyo rero turayibona muri Zaburi ya 34. Inete adusomere natwe buri murongo tuwatura. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Ishimwe rye rizamukanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe mutima wanjye nzirata. Uwiteka niwe mutima wanjye nzirata. Abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka. Dushyirane hejuru izina rye. Dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza. Nashatse Uwiteka aransubiza. Ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse. Uyu munyamubabaro yaratatse. Uwiteka aramwumva. Uwiteka aramwumva. Amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Amukiza amakuba n'ibyago byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Marayika w'Uwiteka akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Hahirwa umuhungiraho. Hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe. Kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza. Ariko abashaka Uwiteka, ntibazagira icyiza bakena. Ntibazagira icyiza bakena. Bana bato nimuze mu nyumve. Bana bato nimuze mu nyumve. Ndabigisha kubaha Uwiteka. Ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo? Ninde ushaka ubugingo? Agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Agakunda kurama azabone ibyiza. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza. Ujye ushaka amahoro yakurikire. Ujye ushaka amahoro yakurikire. Kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. N'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva. Abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be. Ntawe mu bamuhungiraho uzacirwaho iteka. Twese amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Iyi Zaburi ya Dawidi
ntabwo iyi zaburi yaje mu bihe byoroshye. Dawidi yari mu makuba, kandi muzi ko zaburi ni indirimbo zo gushima Imana, sibyo? Kandi umwana w'umuntu kenshi iyo ari mu makuba bimugora gushima Imana. Biratwera gushima Imana iyo ibintu bigenda neza, ariko biratugora gushima Imana iyo ibintu bitagenda. Iyi zaburi rero ya Dawidi, ngira mvuge gato context cyangwa ibihe yari arimo kugira ngo wumve intego y'ibyo nshaka kuvuga. Dawidi yari atari umwami, yari afite isezerano ko azaba umwami na nicyo yasigiwe amavuta, ariko yari ataricara ku ntebe y'ubwami. Umwami yari akiri Sawuli. Sawuli rero atangira guhiga Dawidi ngo amwice. Iyi zaburi rero Dawidi yari mu buhungiro, yari ahunze Sawuli, yari hanze y'igihugu cye, ahungira i Gati, ahungira mu banyamahanga. Yari afite n'abantu bamwe baje kumusanga nyuma, bamaze nabo kurambirwa n'iyo ngoma ya Sawuli. Muri iyo context rero nimwibaze ukuntu Dawidi yari amerewe umutima. N'ababyeyi be, papa we na mama, nabo yabaye ngombwa ko nabo bahunga bakamukurikira, akajya gusaba umwami w'amahanga kugira ngo abacumbikire. Yari kumwe n'ingabo ze, abantu bagera kuri 400, adafite aho akura ibyo kubagaburira. Ni muri ubwo buryo rero, muri ubwo buzima, iyi zaburi Umwuka Wera yayimuhaye. None ikintu gitangaje, atangiye avuga ngo nzashima Uwiteka iminsi yose. Ntabwo abivuze kubera yuko ibintu bigenda, ntabwo yabivuze kubera ko corona idahari, abivuze mu gihe hari ibyago byo muri icyo gihe, muri iyo context yarimo. Uyu rero Dawidi, kugira ngo abashe gushima Imana mu bihe byose, iryo jambo ibihe byose ubifate ko ni ibihe byiza n'ibihe bibi, ibihe by'ubukene n'ibihe byo kuba mu buzima bw'umudendezo ntacyo ubuze, mu bihe by'amahoro, mu bihe by'amakuba, mu bihe by'uburwayi, mu bihe byo kuba ufite ubuzima buzira umuze. Yashimye Imana muri condition zose. None Dawidi ko atari marayika, ko yavutse nkawe nanjye, ko nawe yari mwene Adamu, izo mbaraga zo gushima Imana mu bihe byose yazikuye? Kuko tubonye muri situation umuntu yasizwe amavuta, ari warakurikiranwa bamuhiga nk'impongo, yari kwibaza byinshi. Atese aya mavuta niyo cyangwa siyo? Ese uyu mugambi w'Uwiteka yamvuzeho niwo cyangwa siwo? Uvuga ngo yari muri condition aho dayimoni yo gushidikanya yari ifite uburyo kumufata. Ariko turabona hano no mu makuba umutima we mbere y'Imana ntuhinduka. Dawidi ntago yahindukana n'ibihe. Haleluya, ze ntago zari igihe aguwe neza hanyuma ibihe bihindutse bibi zigakama. None turashaka kumenya Dawidi ibanga rye ryari irihe? Kuko nanjye nifuza ko ibihe byose biri imbere yanjye ntazi uko bimeze, nafashwa kugira ngo sinzabe uyu muri iki gihe hanyuma igihe cyahinduka nka bundi. Murabyumva? Kuko hari imvugo iyo ibihe bimeze neza, iyo bimeze nabi imvugo igahinduka. Tukatangira kugira umushiha, tukatangira gutuka itorero, tukatangira gutuka iby'Imana. Uyu umuntu ni wa wundi yavugaga haleluya, nimwe yahimbazaga Imana. Ari umuntu umwe muri iki gihe cya corona, ariko si muri Afrika, ni muri Amerika, yaravuze ngo corona
ngo hamwe n'ibibi byinshi yazanye, ngo nuko yashoboye kugaragaza abantu uko bari. Mu gifaransa ngo le coronavirus a fait tomber les masques. Murayumva? Ari abantu bahemutse kandi imbere bitwaga intungane. Ari abantu bakoze ibintu kandi imbere umuntu atibaza ko bashobora kubikora. Ari abantu bavuze ibintu utibaza ko bashobora kuvuga. Ndio ndavuga mu rwego rw'isi. Uvuga ngo corona hamwe n'ibindi byago iyo bije niyo bigaragaza umuntu uko yari ahagaze imbere y'Imana. Kuko igihe turi mu bihe bisanzwe ntumenye ko uko uhagaze imbere y'Imana. Na nibyo rero nshaka kurangirizaho. Ntushobora kumenya umutima wawe kiretse Imana yemeye ko unyura mu itanura. Itanura mu byari cyo? Itanura ry'umuriro n'ibigeragezo. Kuko Imana uwayimenye uyizera bigaragarira iyo anyuze mu bihe bitari bisanzwe. C'est dans la diversité que notre foi se manifeste. Ni mu gihe turi mu bihe bitandukanye n'ibihe bisanzwe, aho niho imitima yacu itwikurirwa, bikaboneka ko twamenye Imana cyangwa ntabwo twayimenye, twari mu bigare. Ibi mvuga se ni mubyumva? Kandi bamwe muri mwebwe mwagiye muhura n'abantu bitwa ko bari bakijijwe, bamwe mugasenga n'abandi n'abahandi, akumva iyo bavuga ni imvugo yindi, ni imvugo yo muri za social media z'abantu batazi Imana. Murabyumva? Imbuga nkoranyambaga bagatuka Imana, babandi batazi Imana bagatuka Imana, bagatuka pastor, bagatuka amatorero, ugasanga n'abantu bitwa ko bari mu nzu y'Imana nawe bari bafashe uruhande rw'abo bantu. Murabyumva? Ibi rero bifite ingaruka ejo hazaza, kuko Imana ntineguriza izuru. Icyo umuntu yabibye cyo azasarura. Corona ntabwo ihindura ibyo Imana yapanze. Reka da. Umva? Corona ibe intiyabe, Imana gahunda zayo zirakomeza. Kandi Imana izasohoza icyo yagambiriye. Hano Bibiliya yavuga mu Gifaransa ngo les projets de l'Éternel tiendront bon. Ngo imigambi y'Uwiteka izakomera. Rero kwiteranya n'Imana kubera igihe runaka gikomeye wanyuzemo ubyicuza ubuzima bwose. Mwabyumvise? Ntuzigere ushukwa n'ibihe, kuko ibihe ntago biri fix. Nkuko tuvuka, tugakura, tugasaza, tugapfa, n'ibihe bigenda bishira ibindi. Uhemuka none ejo ukabyicuza, kubera ko ibyo bihe ntago bizaguma gutyo. Nkuko byaje hari ibindi bizaza. Iyi corona hari igihe izavaho hakaza ibindi bihe. Nkuko na mbere ya corona hari ibindi bihe byari bihari. Le temps est dynamique. Uvuga ngo ibihe hari aho Imana ibiganisha. Hahirwa rero uyu muntu ameze nka Dawidi, ngo nzahimbaza Uwiteka ibihe byose. Sinzahemuka kuko ibihe byankomeranye. Ndazi ko Imana idatakaza control ku bihe. Imana izabana natwe. Haleluya. Ntuzigana ingeso z'abanyakibi, kuko noneho ni igihe cy'ikibi nicyo cyaje. Wabyumvise? Hariho secte, ntashaka kuvuga izina, secte ni kuvuga ngo ni idini, tuvuge ni idini runaka ariko ridahagaze mu kuri kuzuye. Nibyo bita secte. Murazi ko hariho n'amasecte ya Gikristo, sibyo? Secte mu byari cyo. Bagafata akantu kamwe hano tubiri akatwubakaho ikwizera kwawe. Muri iki gihe cya corona ngo basaruye abantu benshi, ngo ariko muri abo benshi ngo nabarokore. Wanyumvise? Vuga izo secte zatwaye abantu benshi, muri abo benshi ntabwo ari abanyabyaha, nabarokore. Numukuru yo secte yaraganira n'umuntu inshuti yanjye umupastori, kuko baraturanye, ngo igihe muzafungura amatorero ngo niho muzabibona yuko nta bakristo bagihari cyangwa bazaba ari imbarwa.
iyo ni inkuru ibabaje. Kuvuga ngo nimba ibihe bibi iyo bije, ibihe by'ibigeragezo nk'ibihe bya korona, natwe tugahinduka muri pozisiyo yacu par raporo y'Imana, tugahindukana n'ibyo bihe, tuzaba ari abo kugawa rwose. Icyo wamenya niki, ntabwo wanesheje urupfu ananiwe kunesha ibihe ibyo ari byose nubwo byaba ari bibi. Erega ukwizera k'umukristo ntandi gushingiye, ntabwo ari idini, gushingiye ku mbaraga zazuye umwami mukuru w'ubugingo Yesu Kristo. Zo mbaraga zirahari ngo zigutabare. Niyo mpamvu mvuze hano ngo umunyamibabaro atakambira Uwiteka kamumva kamukiza. Ariko ni umunyamibabaro wiringira Imana, wizera Imana. Rero iyi Zaburi rero idufashe kumenya ko Dawidi ntabwo yari umuntu special, yari umuntu nkawe nanjye. Icyo arusha twebwe, yashoboye kwinjira muri relationship n'Imana mu buryo bwimbitse, mu buryo abantu n'ibintu n'ibihe bitashobora kumukanga. Niyo mpamvu avuga ngo nubwo ndi muri ibi bihe by'amakuba, nzahimbaza Uwiteka Imana yanjye. Amen. Iyi Zaburi mu amagambo arimo ni amagambo akomeye cyane, ngo nzahimbaza Uwiteka ibihe byose. Kandi ntuzaba umuntu ushukwa na majorite, ngo kuko benshi banze Imana ubwo ntabwo ikiriho, kuko benshi bari baratuka ubutumwa ubwo ntabwo bukiri buzima, kubera ko benshi batuka itorero rya Kristo ubwo itorero nta gaciro gifite. Kada hari umuntu yitwa Voltaire, ni umufilozofi n'umwanditsi w'umufaransa mu binyejana byatambutse. Yangaga Bibiliya, aravuga ngo Bibiliya ayihaye imyaka itarenga 100 izaba yavuyeho, ko izaba itakiri igitabo cyifuzwa gusoma. Ariko dore ibyo Imana yakoze. Uwo Voltaire amaze gupfa, inzu ye yahindutse icapiro rya Bibiliya. Kugira ngo Imana yereke ko umwana w'umuntu yarwanyije ibyayo abatera imigere ku mihunda. Rero jewe nzaguma mu ruhande gunesha uwanesheje kandi azahoranesha. Ibintu bigende, abantu bagende, ariko ngume kuri Yesu tu, kuko amaherezo niwe afite ijambo rya nyuma. Ntabwo tuzakugwa n'isoni. Yaravuze ngo umwizera ntazigera kugwa n'isoni. Haleluya. Ntuzakangwe n'ibyo abantu bavuga batazi Imana, batuka Imana. Paulo avuga ngo bagatuka ibyo batazi, hanyuma nawe utatire igihango cy'agakiza, utangire kwigana ngo turi mu bihe aho iby'Imana byacuye igihe nta gaciro bigifite. Kada, ntabwo Yesu azigera acura igihe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est the same yesterday and today and forever. Yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Amen. Twaramubonye. Haleluya. Agace tumuziho, nta muntu n'umwe wamwiringiye yigeza kugwa n'isoni, nubwo yanyura mu bikomeye gute. Wowe uzajye ucisha make, wisomera Bibiliya, wisengera Imana, ukiranukira Imana, ibindi byataka Imana birekera Imana. Ni igihe gito, Imana irazi ikizakora. Icyo wamenya, itorero rya Kristo rizarangirira mu cyubahiro. Imana iduha umutima nk'uwa Dawidi, umutima udacogora, umutima udahindukana n'ibihe, umutima ukwizerwa. Imana ikubone hagati y'urungano rubi rw'abanyabyaha, rw'abatubaha Imana, rw'abantu baguma bahinduka uko buke uko bwije.
icyo bavuze cyo mu gitondo, icyo bavuga uno munsi, wowe Imana ikurebe nka Dawidi. Nagira ndangize mbabwira ngo Dawidi ntabwo yari marayika, nabivuze mbisubiyemo. Nuvuga ngo Dawidi usomye ubuzima bwe, hari n'ibintu byari gutuma Imana umwanga, hari n'ibintu byari gutuma Imana imwanga. Abasoma ubuzima bwa Dawidi, ariko Imana yamwise ngo nabonye umugabo yanejeje umutima wanjye. Kubera ko Imana yabwiye Dawidi ngo nabonye umugabo yanejeje umutima wanjye. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Kubera iki? Ni kubera icyo gusa, confiance afite Imana. Kuko kwizera ni confiance. Haleluya. Tukuvuga ngo Dawidi yarakinonze cyane kurusha abandi bose. Turazi ibintu byabaye kuri Batisheba wabyaye Salomo. Iyo byari gutuma Dawidi Imana imwanga. Ariko yari afite ikintu nacyo Imana ishaka mu muntu. Shaka umuntu ayizera, shaka umuntu ayiringira uko byagenda kose. Icyo nicyo Bibiri ivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshaho no kwizera kwe. Ariko nasubira inyuma ntabwo azanezeza umutima wanjye. Ngo ariko twebwe ntabwo turi mu basubira inyuma barimbuke, turi mu bizera no mu bikomeye ngo bazarokora ubugingo bwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nicyo gihe rero turimo, ibihe ntabwo byatunguye Imana. Imana yabimenye kuva mbere, Bibiliya yarabivuze ko ibihe nk'ibi bizabaho. Hari n'ibindi bikomeye bizaba, ariko igihe cyose itorero riri ku isi, Satani afite akarimbi adashobora kurenga. Ibyago bifite akarimbi adashobora kurenga, kuko ubuntu bwa Kristo buracyatwikira isi. Amen. Rero bamwe babonye korona ngo ni bya bindi, ngo ni imperuka, ntibazi Bibiliya. Imperuka iziye François nkiri hano. Nawe umukiranutsi, igihe cyose uzaba ukigendagenda muri iyi si, nta meruka iraza. Uko imperuka nishobora kuza, izamuka itorero ritarazamuka na Yesu atari mu ingoma y'imyaka 1000. Rero abantu ntabwo bazi Bibiliya. Nta meruka dutegereje, twebwe tutegereje guhura k'umugeni n'umukwe. Nimba utegereje imperuka, ho yitegereze kandi uzayibona. Ariko uzayibona warageze mu gituro kera, kuko imperuka iracyari kure. Kwanza Imana izamura itorero, kwanza isi inyure mu myaka 7 ya Antikristo, hanyuma Yesu agarukane n'abera, iyi mingoma y'imyaka 1000 hano muri iyi si. Nkumva biracyari kure. Ntabwo twebwe dutegereje imperuka, kandi ntabwo twebwe dutegereje Antikristo, tutegereje impanda y'Uwiteka. Kandi iyo mpanda rero yo ishobora kuvuga umwanya wose. Ibyo ukwiye kubimenya nk'umwana w'Imana. Rero uyu munsi nashaka tumaze kuhimbaza Imana, umwanya muto usigaye turasenga twese Imana iduha umutima nk'uwa Dawudi mu byo guhimbaza Imana, gushima Imana mu bihe byose, atari ibihe byiza gusa.